Ndagusuje cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nawe aho uri hose. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Baha ikaze mu kiganiro Isoko y'Agakiza. Bene data, tujye kuganira ku gakiza. Twibuke neza, twibukiranye ubuhamya bwa Pawulo aho yavuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Pawulo we arivugira ngo muri abo ni njyewe imbere. Ibi ngibi yabyanditse mu rwandiko rwa mbere yandikiraga Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 15. Inyigisho rero y'agakiza ni iy'ibanze cyane kubera ko itanga ibisubizo ku kibazo cyose wakibaza ku cyaha cya muntu. Bene data, muri iyi nyigisho mu bihe bya nyuma tuzareba inyigisho y'agakiza mu byiciro. Tuzamenya neza ko hari umugambi Imana yateguye kugira ngo ize kuristoringa cyangwa igarure umubano wari warasenywe ku bw'icyaha cya muntu. Rero bene data, iyi nyigisho uko nababwiye igabuyemo ibyiciro 7. Uyu munsi turaganira ku gucirwaho iteka cyangwa se condemnation. Rero bene data, impamvu agakiza ari ngombwa, icya mbere Yesu yaje kunshaka. Muririmbyi yararirimbye ngo Yesu yaje kunshaka ndi kure nzimiye, anshyira ku bitugu nuko aransayura. Ngo noneho icyabaye ngo abamarayika be bararirimba kandi basingiza. Muririmbyi aravuga ngo nguko uko yanshatse, nguko uko yanshatse. Ngo nibuka ngo amarira, amaraso yamennye, ngo byose na ya macumu yatewe mu rubavu, ngo nkabura uko mbivuga, ngo nta kindi akora gusa arumirwa byonyine, ngo nicyo kintu akora cyonyine. Noneho nire ku gucirwaho iteka. Impamvu agakiza ari ngombwa nari mbivuze ngo Yesu yaje kunshaka. Ijambo ry'agakiza salvation mu rurimi ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki rivuga soteria. Ibi ngibi mu Giheburayo bisobanura yash. Mu Kinyarwanda ni nko gutabarwa, kubohorwa, gukizwa. Mu Cyongereza to be rescued, to be freed or to be liberated. So ibi ngibi ni amagambo asobanura ijambo agakiza. Aha rero niho benshi bibaza bati mbese twabohowe iki, dukizwa iki? Hari benshi bavuga ngo n'abarokore, ariko umuntu yakubaza ngo mbese warokotse iki, ntakubwire, ntashobore gusobanura ibyiringiro bye aho bishingiye, ntakubwire icyo yarokotse. Ariko iyo tuvuga agakiza, icya mbere tuba tugasanisha no kubohorwa cyangwa gukizwa ibyaha n'ingaruka zabyo. Bene data, twarokotse urupfu rw'iteka, twarabohowe, tubohorwa ku cyaha ndetse n'ingaruka zacyo. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo umuntu yumve neza rero iby'agakiza, ni ngombwa ko tumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku cyaha, ingaruka zacyo, n'uko Imana yagenje igena guciraho iteka. Bene data, ibi ngibi nimbivuga, hari icyo Bibiliya ivuga ku bantu banze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abo ngabo ni abase Satani, niho ijambo ry'Imana ritubwira, kandi
baramutse bapfuye batakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, abo ngabo bacirwaho iteka, condemnation. Rero bene data, igisobanuro cy'icyaha muri Bibiliya biragoye cyane kukibona, kubona neza ijambo rya nyaryo risobanura icyaha. Ariko mu kugenekereza, icyaha ni ikintu cyose kiboneka mu muntu kinyuranya na kamere yo kwera kw'Imana. Ibi ngibi bigaragarira mu myumvire, mu bitekerezo, mu bikorwa no mu miterere. Iyo tuvuga imiterere tuba tuvuga muri kamere yacu, kamere ya muntu. Rero hari ukunyuranya na kamere yo kwera kw'Imana. Mbese ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ni kwa kundi umuntu adashobora kubaha cyangwa gushyitsa byuzuye ubushake bw'Imana, kandi ubizi neza, ubishaka, cyangwa ugakora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 3 umurongo wa 23, Bibiliya iravuze ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Reka turebe irindi jambo mu myumvire no mu mitekerereze. Ibi ngibi bishatse kuvuga ngo ni kwa kundi umuntu acumura mu bitekerezo, mu migambi no mu myifurize. Ndabisubiramo, iyo tuvuze ngo mu myumvire cyangwa mu bitekerezo, ni kwa kundi umuntu acumura mu mitekerereze ye, mu migambi no mu myifurize, kwifuza kwa muntu. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 15 umurongo wa 19, Bibiliya itubwira neza ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, harimo kwica, gusambana, guheheta, kwiba, kubeshyera bagenzi bacu ndetse n'ibitutsi. Ibi byose bigaragaza neza ko mu myumvire yacu, mu migambi yacu, dukora ibyaha kuko ijambo ry'Imana rirabitubwiye. Noneho iyo tuvuze ngo mu bikorwa, ni gute umuntu akora icyaha mu bikorwa runaka arimo gukora? Icya mbere, gukora ibikorwa bibi wabigambiriye cyangwa utabigambiriye. Bene data, gukora ibikorwa bibi waba wabigambiriye cyangwa utabigambiriye. Kera mu myaka yashize, hari igihe twajyaga kwitunganya, nibyo twisanzemo, avuga ngo Imana imbabarire ngo kubeshya ngo ntabigambiriye, ngo utabigambiriye. Bene data, iki ni icyaha gikomeye. Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 3 umurongo wa 4, avuga ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha ni ubugome. Mu bikorwa byacu dukoreramo ibyaha. Ikindi kandi mu miterere ya muntu, imiterere ya muntu muri kamere yacu. Bene data, imiterere y'umutima wacu cyangwa imitima yacu cyane cyane ihengamira mu gukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Kandi murabizi neza ko iyi kamere yacu ubwayo yitwa icyaha. Niba kamere yitwa icyaha, niyo ituma umuntu yitwa umunyabyaha. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma, igice cya 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. Ahangaha ni amagambo meza avuga ngo nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawumenya, ntawabasha, ntawushaka Imana. Bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawakora ibyiza n'umwe. Bene data,
nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawumenya, ntawushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawukora ibyiza n'umwe. Murabona neza ko muri kamere yacu twebwe ubwacu turemye mu cyaha. Dawidi niwe wavuze ngo nkivuka nkigera ku isi nahise ntandukanywa n'Imana. Arongera aravuga ngo mu byaha niho data yambyariye, niho mama yambyariye. Ibi byose bigaragaza ko muri kamere y'umuntu nta muzi n'umwe wo gukiranuka urimo. Turemye mu cyaha, na niyo mpamvu iyi kamere ituma dutandukanya, tunyuranya no gukiranuka ndetse no kwera kw'Imana. Rero bene data, ibi byose bigira ingaruka zikomeye cyane, kuko turi kuganira ku gucirwaho iteka. Bigira ingaruka zikomeye cyane. Ikintu cya mbere, ingaruka, Bibiliya yerekana ibintu bitatu byerekana ingaruka z'icyaha. Ni ibintu bitatu byonyine. Ikintu cya mbere ni ugutandukanywa n'Imana. Iyo ingaruka z'icyaha, ingaruka ya mbere nyamukuru, utandukanywa n'Imana mu mwuka wawe. Ijambo ry'Imana mu Bakolosayi, rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere umurongo wa 21, biravuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera. Ubwo Adamu yakoraga icyaha, akanga kumvira Imana, akumvira umugore yohejwe n'inzoka, bagakora icyaha, icyo gihe bahise batandukanywa n'Imana. Umuntu wese wakomokaga kuri Adamu wese yavukanaga icyaha, yari atandukanijwe n'Imana. Rero uko gutandukana n'Imana gufite ingaruka nyinshi. Hari ingaruka ya mbere, ndavuga cyane ingaruka ya mbere ni ukubarwa nk'umuntu wapfuye. Ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya 2, tutabitinzeho cyane, umurongo wa 1 ndetse n'uwa 15, umurongo wa 1 avuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ingaruka ya mbere y'icyaha, mu gutandukanywa n'Imana ubarwa nk'uwapfuye. Ingaruka ya kabiri, uba impumyi. Uba impumyi cyane cyane mu rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Wifashishije Bibiliya wahasoma. Icya gatatu, ucirwaho iteka, kuko Yohana ubutumwa bwiza yabyanditse mu gice cya 3 umurongo wa 18. Ikindi, uba umukozi wa Satani. Ibi ngibi ubyumve neza, uba umukozi wa Satani. Usome neza mu rwandiko, mu butumwa bwiza bwandikiwe Yohana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 44, ndetse no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 2 umurongo wa 2, Timoteyo wa 2, mu rwandiko rwa 2 rwandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 26. Iyi ni ingaruka ya mbere y'icyaha, no gutandukanywa n'Imana. Tukabibona mu byiciro 5, harimo kubarwa nk'uwapfuye, kuba impumyi, gucirwaho iteka, ndetse no kuba umukozi wa Satani. Ingaruka ya kabiri ni urupfu. Pawulo yabyanditse neza ari kwandikira Abaroma, aravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Akatugarukira aho ngaho. Bibiliya igaragaza neza urupfu mu mashusho 3, cyangwa urupfu irusobanura ubugira 3. Ishusho ya mbere
urupfu rwo mu mwuka. Ibi ngibi ni cya gihe umuntu aba yapfuye mu mushyikirano n'ubusabane agirana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ibi ngibi bikorwa n'icyaha. Ni ugupfa k'umushyikirano n'ubusabane bw'umuntu n'Imana mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri ni urupfu rw'umubiri, ni ugutandukana n'umubiri. Icya gatatu, ishusho ya gatatu Bibiliya ivuga ku rupfu ni ugutandukana k'umuntu n'Imana iteka ryose. Gutandukana k'umuntu n'Imana iteka ryose. Ingaruka ya gatatu ni ukujyanwa ikuzimu cyangwa mu muriro utazima. Bene data, ingaruka ya gatatu y'icyaha ni ukujyanwa ikuzimu cyangwa se mu muriro utazima. Ubundi abapfuye batiyunze n'Imana muri Kristo, iherezo ryabo ni ukuzahanwa n'Imana mu mubabaro udashira, gucirwaho iteka mu mubabaro udashira. Hari benshi babyibazaho, ariko Bibiliya ibyerekana neza kandi ikabihamya. Uzasoma ubutumwa bwiza cyane cyane bwanditswe na Matayo, igice cya 5 uhereye ku murongo wa 29, usome 30, usome igice cya 7 umurongo wa 13, igice cya 8 umurongo wa 12, igice cya 22 umurongo wa 13. Ibi byose bigaragaza ko abantu bose bapfuye batiyunzwe n'Imana muri Kristo Yesu. Abo ngabo bazacirwaho iteka, iherezo ryabo ni ukurimbuka. Cyangwa se mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 10, igice cya 9 umurongo wa 11, 14, 11, 19, 20. Aha hose hatugaragariza neza ko umuntu wese wapfuye atiyunze n'Imana muri Kristo Yesu, iherezo rye ni ukurimbuka. Bene data rero, hari ibibazo by'ingenzi. Mbese wakibaza ngo kubera iki hagomba kubaho igihano cy'icyaha? Ubundi hari abantu benshi bavuga ngo Imana iraturenganya, yaduhaye, ngo irabizi neza ko yaduhaye umubiri, irabizi neza ko natwe turi abantu, twambaye inyama n'amaraso, turacumura mu mitekerereze yacu nk'uko twabivuze, muri kamere yacu turacumura. Ariko hari ikibazo nyine benshi bibaza ngo ubusenga Imana ngo izaduhana cyangwa se ntabwo izaduhana, bakavuga ngo ifite uko izabigenza, ngo ntabwo yakemera kuduhomba. Bene data, iki kibazo dore igisubizo cyacyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ni iyera kandi ngo irakiranuka, guca imanza zitabera. Rero igisubizo cya mbere, gukiranuka kw'Imana kuyitandukanya n'ikintu cyose cyandujwe n'icyaha. Bene data, ubyumve neza. Gukiranuka kw'Imana kuyitandukanya n'ikintu cyose cyandujwe n'icyaha. Ikindi, gukiranuka no guca imanza zitabera bisaba Imana guhana buri wese utarashoboye gukurikiza amategeko yayo yera. Tubisobanure neza, utarashoboye gukurikiza amategeko yayo yera. Tugomba gukora umurimo w'Imana wo kwizera uwo yatumye. Iri ni itegeko, gukora umurimo w'Imana wo kwizera uwo yatumye. Ikindi kibazo, hari abantu benshi bavuga ngo ubundi umuntu yashobora kwikiza ubwe. Ubundi bene data, ntabwo umuntu, hariho uburyo bune abantu bakoresha bakagaragaza kwikiza ubwabo nyine ku giti cyabo. Icya mbere, bagerageza kuba abantu beza mu myitwarire, ibyo umuntu akora byose bikaba byiza imbere y'Imana. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu mubyitondere. Kugerageza kuba umuntu mwiza mu myitwarire
ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo umuntu yakora byose byiza imbere y'Imana bisa nk'ubushwambagara. Kugerageza kuba umuntu mwiza mu myitwarire, muri sosiyete, ibyo byose ntabwo byagukiza, kuko Yesaya yabyanditse neza, aravuga ngo mu gice cya 64 uhereye ku murongo wa 4 kugeza kuri 6, aravuga ngo ibyo umuntu yakora byose mu myitwarire kandi byiza imbere y'Imana ngo bisa nk'ubushwambagara. Ikindi, umuntu agerageza gukiranuka kungana n'uko Imana yakwemera, ntigushobora kuva ku muntu kuko abivangamo n'ibyaha. Bene data, nta gukiranuka kungana n'uko Imana yakemera kwava ku muntu. Ibingibi tubyumve neza. Gukiranuka kungana n'uko Imana yakemera ntabwo kwava ku muntu. Dore impamvu: buri gihe umuntu akuvangamo n'ibyaha. Rero mu isi hariho abantu tubona bakora ibyiza, tukemeza ko ari abantu beza, ko ari inyangamugayo, ariko ibingibi tubivuga kubera ko turi kubagereranya n'abandi, ariko tudafatiye urugero ku Mana. Kuko uramutse ufatiye urugero ku Mana, uhita ugaruka kwa Yesaya ukavuga ngo ibyo umuntu byose yakora byaba byiza kandi byiza cyane, ariko imbere y'Imana bisa nk'ubushwambagara. Ijambo ry'Imana ritubwira gushaka gukiranuka kwayo, niho ibindi byose tuzabyongererwa. Iyo uramutse ufatiye urugero ku Mana rero, uhita ubona ko umwete wacu wose, amarira yacu yose, agahinda, umubabaro, ibyo twakora byose muri ubwo buryo ntabwo byatuma twemerwa imbere y'Imana. Hari n'ibindi bintu abantu bakunda kuvuga cyane, bakagerageza gukora imirimo myiza, ari imihango y'amadini, kubahiriza amategeko y'idini ndetse n'ay'igihugu. Bene data Pawulo yabivuze neza mu rwandiko yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 9, ndetse n'Abagalatiya igice cya 15 igice cya 2 umurongo wa 15 na 21. Ibi byose bigaragaza ko gukiranuka kuva ku Mana ntidushobora kuduheshwa n'ibikorwa byacu cyangwa amategeko, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora, Kristo niwe wabikoze. Gukiranuka kuva ku Mana cyangwa gukiranuka kw'Imana ntabwo tuguheshwa n'amategeko, kubahiriza amategeko cyangwa ibikorwa byacu twakoze. Ikindi abantu bagerageza gukora ni ukwishingikiriza ku mavuko ndetse n'ibisekuruza, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri yuko agakiza tushobora kukaragwa n'umubyeyi wawe, nta nubwo gaturuka ku mavuko y'umuryango. Ushobora kuvuka kwa pasiteri, ukavuka kwa bishop, kwa apotre, ariko ukarinda upfa, ukazarimbuka. Kandi umubyeyi wawe waravutse ubona abwiriza ubutumwa bwiza, abantu bagahinduka bakihana, ariko wowe kubwo kwinangira umutima no kwanga kwakira ubutumwa bwiza bwo kwizera Yesu Kristo, ukarinda upfa, ukanarimbuka, ugacirwaho iteka, kandi uvuka mu muryango ukomeye. Hari ikindi kintu abantu benshi bagerageza kwishuka, bakishingikiriza ku bumenyi ndetse n'ubuhanga n'ubwenge bafite. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorintho igice cya 1 umurongo wa 18 kugera kuri 23, cyangwa se igice cya 2 umurongo wa 14, havuga neza ko nta muntu n'umwe waheshwa kumenya Yesu n'ubwenge bwe, ahubwo agomba kumuhishurirwa n'Imana. Ubumenyi bw'isi rero cyangwa ubw'ijambo ry'Imana ubwabwo ntabwo butanga agakiza, bene data. Ubumenyi bw'isi
ubumenyi bw'isi cyangwa se kumenya ijambo ry'Imana ubwabyo ntabwo bitanga agakiza, ahubwo agakiza ndetse no guhishurirwa no kumenya Yesu bitangwa n'Imana. Guhishurirwa kumenya Yesu bitangwa n'Imana bikaduhesha agakiza. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, nsoza nababwira ngo agakiza gashoboka gusa katanzwe n'Imana. Hirya yayo rero ntabwo bishoboka ko umuntu yaronka agakiza. Agakiza gashoboka katanzwe n'Imana. Agakiza gashoboka katanzwe n'Imana. Hirya yayo, hirya y'Imana, mu bikorwa, mu mirimo, mu byo wakora byose, uko wakigengesera ku mategeko, icyo wakora cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi, ko wakigira, wagerageza kuba mwiza, ntabwo byaguhesha agakiza. Kuko guhishurirwa no kumenya Kristo bitangwa n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Mukomeze rero mubane n'Imana, mubane natwe, kandi ndabizi neza ko iyi nyigisho y'agakiza izarushaho kudusobanurira neza. Twaganiraga ku gucirwaho iteka. Bene data, twabonye neza ko umuntu wese wavutse ku bushake bw'umuntu yatandukanyijwe n'Imana. Tubona neza ko umuntu utariyunze n'Imana muri Kristo Yesu, uwo nguwo acirwaho iteka. Ariko nanone tubona ko guhishurirwa Kristo ndetse no kwera kw'Imana byose bitangwa n'Imana. Bizanwa no kumva ibyo umuntu yumvise, Umwuka Wera akamuhishurira Kristo, akizera mu mutima we, akabyatura, noneho agakizwa.